ijoro ryo kuwa kane tariki ya 14 Kanama 2025 icyicaro cya APR cyahindutse uruvange rw'umunezero n'umuziki n'amarangamutima akomeye y'abakunzi n'abafana ba APR bazwi nk'intare nkuru. Mu muhango bise ijoro ry'intare, abafana bahigiye imbere y'ubuyobozi n'ab'ingabo z'u Rwanda ko bazatera inkunga ikipe yabo mu mwaka w'imikino 2025-2026 ku rwego rutari ruto. Umusaruro w'ijoro rimwe mu masaha make gusa, abafana bari bamaze gukusanya amafaranga arenga hafi miliyoni 50 y'amafaranga y'u Rwanda azafasha mu mibereho ya buri munsi ikipe no mu rugendo rwayo rwo guhatana mu marushanwa atandukanye ya Afurika ndetse n'ay'igihugu. Umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda akaba n'umuyobozi w'icyubahiro wa APR General Mubaraka Muganga yashimye byimazeho iki gikorwa, avuga ko kigaragaza ubufatanye bwa nyabyo hagati y'ikipe n'abakunzi bayo. Ati buri munsi abanyamuryango badusabaga ko twareka bakagira icyo bakora, wabyemeye none dore mu gikorwa gito dukoze mwabonye ko kibyaye umusaruro mwinshi. Ntabwo ari amafaranga gusa, usibye ko ayo mafaranga ari ngombwa. Abafana banemeye kugira bagenzi babo bagera 4,000 amatike yo kuzareba imikino ya gicuti izahuza APR na Power Dynamos yo muri Zambia, izabera ku Stade Amahoro ku cyumweru tariki 17 Kanama 2025. Uburyohe bw'umuco n'imyidagaduro, ijoro ryasembuwe n'imbyino n'indirimbo n'umunezero, aho umuhanzi Chris Nati yasusurukije abitabiriye atanga umuziki uhuza amarangamutima n'urukundo rw'abafana bafitiye APR. Bitabiriye harimo abayobozi bakuru b'ingabo z'u Rwanda barimo Major General Alexis Kagame ndetse Uwayezu Pascal Regis wigeze kuba umunyamabanga mukuru uhoraho muri Minisiteri ya Siporo. Byagaragajwe ko ubufasha bwa APR buva mu nzego zitandukanye z'igihugu. Umuhigo w'intare nkuru cyangwa se ijoro ry'intare byasigiye APR atari amafaranga gusa, ahubwo n'isezerano ry'abafana ry'uko bazakomeza kuba ku ruhande rwayo mu rugendo rutoshye rwo guhatanira ibikombe, haba mu Rwanda ndetse no muri Afurika ndetse no ku isi yose. APR ikomeze ibe intare batinya. Naho umuhanzi akaba umubyinnyi akaba n'umwanditsi w'indirimbo witwa Sherry Silver yahakanye ibyo gutaramira abakunzi ba APR. Yemeza ko abakoresheje ifoto ye batigeze bamubaza, cyakora yemeza ko abana bo muri Sherry Silver Foundation bo bazabyina. Abinyujije ku mbuga nkoranyambaga ze, Sherry Silver yavuze ko atazasusurutsa abakunzi ba APR mu birori byiswe inkera y'imihigo. Yemeza ko ikindi gihe azongera gutaramira i Kigali bizaba ari muri The Silver Gala Nights. Hanyuma ikipe ya Rutsiro yo yashyize umukono ku masezerano y'imikoreshereze na Mama w'u Gasabo TV nk'umuterankunga wayo mushya uzayimenya ibikoresho n'imyambarire mu gihe cy'imyaka 2 yose iri imbere. N'amasezerano yashyiriweho mukono mu karere ka Rubavu, aho iyi kipe isanzwe ikora imyitozo kuwa kane tariki ya 14 Nyakanga 2025. Bimwe mu bikubiye muri aya masezerano harimo ko Mama w'u Gasabo izajya yambarwa ku myambaro y'ikipe imbere mu gatuza, ikanamamarizwa ku kibuga igihe ikurikiyeho mu mikino yayo. Mama w'u Gasabo kandi ifite inshingano zo gushakira iyi kipe yo mu karere ka Rutsiro abaterankunga, igafataho 10% ku mafaranga uwo muterankunga azajya aba yatanze.